nongeye kuguha ikaze wowe mukunzi wa The Soul Talk. Aha ni hahandi uzasanga ubusobanuro bwose bw'inzozi turota igihe cyose turyamye tugasinzira. Ubusanzwe iyo umuntu aryamye, ubundi umuntu muzima wese waryamye neza akaruhuka burya ararota, ariko kandi niyo utaruhutse nabwo urarota. Icyakora itandukaniro ribaho, habaho n'ukubyibuka cyangwa se kutabyibuka. Iyo rero wagize umugisha wo kurota inzozi maze izo nzozi warose ukagira amahirwe yo kuba wazibuka, icyo gihe biba bigaragaza yuko ufite amahirwe akomeye, cyangwa se uba ufite ikintu cyangwa se ikintu cyiza Imana ishaka kugusobanurira muri izo nzozi warose. Murabizi ahangaha dusobanura inzozi tugendeye ku buryo buri biblique ndetse n'uburyo busanzwe, aho tuvuga icyo Bibiliya ivuga cyangwa se icyo Imana ibishaka kumenyesha muri izo nzozi warose, ndetse tukanareba no mu buzima busanzwe. Warakoze kubana natwe, ariko nawe wahisemo kuzajya ubana natwe utakora subscribe, waracikanwe cyane, wareba munsi ahangaha ahantu handitse s'abonner cyangwa subscribe ugakandaho, n'akazoga karibuze ugakande ushimangire kututeye inkunga kandi uzahorana natwe iteka ryose. Mu gice cyacu cya gatanu cy'uyu munsi, mbere yuko tukigusobanurira, turagusaba yuko niba ushaka kuzajya uganira natwe mu buryo buri direct, mu gihe warose inzozi ntuzisobanukirwe, hanyuma watwandikira kuri email WhatsApp ngiye kukubwira no tugushyira muri groupe ihurirwamo n'abantu bakunda The Soul Talk. Andika nimero ni 078 undi 8 39 7 ahangaha uze kwandika cyangwa se utwandikiye kuri WhatsApp, noneho tuzajye tukugezaho cyangwa se tuzajye tugushyira muri groupe naho tujye tuganira n'abakunzi ba The Soul Talk. Iki cyacu cy'uyu munsi twabasobanuriye cyangwa se twabateguye kubasobanurira inzozi zose zerekeranye no kurota uri ku ishuri. Hari igihe uryama ukarota ubona uri ku ishuri, kandi mu by'ukuri umaze igihe kinini warasoje ishuri, cyangwa se ukaba utanabitekereza mu bitekerezo byawe kuba wajya ku ishuri. Mu buryo busanzwe bavuga yuko kuba umuntu yaryama hanyuma akarota ibintu yiriwe atekereza cyangwa se yiriwemo, ibyo aba ari ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga ko ubwonko buba bwakugaruriye ibintu wiriwemo. Ariko iyo ari ibintu utigeze unatekereza cyangwa se utanaherukamo, hanyuma ukaza kugirirwa amahirwe yo kubirota ndetse ukanabyibuka, iki gihe ni igihe cyo kwitonda kuko hari ikintu biba bisobanuye. Uyu munsi rero nk'uko nabikubwiye, ngiye kugusobanurira inzozi zose zifite aho zihuriye no kurota ishuri n'abanyeshuri. Izi nzozi nuryama ukarota ubona uri ku ishuri, bikunda kubaho ukabona wenda uri nko ku kigo cy'ishuri, ariko ukabona muri mu ishuri muriga, wenda umwarimu ari imbere ku kibaho arimo kubasobanurira. Mu buryo bwa biblique aha babisobanuye yuko hari ibibazo uri gucamo, ndetse ibi bibazo bikomeye. Ibi bibazo rero uri gucamo nk'uko Bibiliya ibisobanura cyangwa se nk'uko umwuka w'Imana ibisobanura, nuko mu gihe urose iki gihe ukaba uri mu ishuri, icyo usabwa ni ukwitonda mu bibazo ufite. Niba nta bibazo ufite, menye yuko mu gihe kidatinze ibibazo biri bukuzeho. Rero ibyo bibazo uzahura nabyo bizagusaba kwitonda ndetse no kubigendamo neza nta gusakuza, kuko iyo umuntu ari mu ishuri aba agomba gutuza ndetse akakira amasomo nk'uko ari kuyahabwa. Nk'umukristo, icyo gihe ikintu ukora, ufata iya mbere ugasenga, ugasaba Imana yuko yagufasha, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana idashobora kugerageza ibintu birenze ubushobozi bw'ibyo wabasha kwihanganira. Icyo gihe rero igihe uzabona urose uri mu ishuri, nyabuneka uzamenye yuko hari ibibazo bigutegereje ndetse bigusaba kuzitondera, kuko nutabyitondera ushobora kuba wabigwamo. Icya kabiri, hari igihe uryama maze ukazarota cyangwa se ukaza kurota ubona uri kumwe n'abanyeshuri, ubona mwishimanye. Icyo gihe iyo urose izi nzozi ubona uri kumwe n'abanyeshuri ariko mutari mu ishuri, ahubwo ubona wishimanye nabo, iki gihe bisobanuye yuko hari umugisha ugutegereje, umugisha urimo kuba uzabana cyangwa se uzatuma unezeranwa n'abandi bantu. Bishatse gusobanura ngo niba urose ibintu nk'ibi, nyabuneka senga Imana, kubera ko ibintu urimo byahawe umugisha. Ni ukuvuga ngo
bizacamo ibintu urimo, kubera ko kurota abantu bakugaragiye byongeye burungano, ni ukuvuga yuko hari ibyishimo bigutegereje imbere. Icyo gihe rero bizaba bitandukanye no kurota ubona uri mu ishuri. Icya gatatu, hari igihe noneho urota ubona umwarimu ari kuguhata ibibazo. Iki gihe hari igihe ubirota nyamara izi nzozi urose ubona baguhata ibibazo ariko ntubashe gusubiza, wowe ukumva birakurenze. Menya ngo uyu mwarimu asobanuye umuremyi wawe, noneho ni ukuvuga ngo ibibazo ugiye gucamo ufite umuntu uzabigukora, cyangwa se Imana izakurwanirira muri uru rugamba ugiye guhura narwo. Icyo gihe icyo bisaba, ntabwo bisaba ngo ugende wiryamire kuko wabirose gutyo, ahubwo biba bikubwiye ngo ba maso, ufate igihe wongere uhamagare Imana, uyisenge, uyibwire ikubere maso, igufashe mu ntambara ugiye guhura nazo. Nakubwiye ngo iyi channel yitwa The Soul Talk. Aha niho honyine haba ubusobanuro bw'inzozi kandi buhuye n'ukuri nyakuri, kugendanye n'uburyo, haba uburyo icyo Bibiliya ibivugaho cyangwa se uburyo buri biblique ndetse n'uburyo busanzwe. Icyo gihe rero niba warose inzozi ukaba utazisobanukiwe, cyangwa se inshuti yawe cyangwa umuvandimwe akarota inzozi nyamara ntabashe kuzisobanukirwa, nyaboneka wicikanwa, kuko hano icyo tuzagufasha ni ukuzisobanukirwa. Dufite groupe ya WhatsApp duhuriramo n'abantu bakunda ubusobanuro bw'inzozi ndetse banakunda iyi channel muri rusange. Uraza kutwandikira kuri nimero nk'uko twavuze turi gutangira, maze tuzagushyire muri groupe. Nawe mu gihe warota inzozi bizajye bikorera kubona ibisobanuro by'inzozi warose, maze twese hamwe turusheho kuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, mugire intangiriro nziza z'umwaka. Mu by'ukuri turabakunda kandi turabishimiye, kandi twizeye yuko umukunzi wacu witwa Angelique uri watwandikira dusobanuza inzozi zerekeye kurota uri mu ishuri, twizere yuko yamaze gusobanukirwa. Nimugire amahoro ya Nyagasani, Uwiteka abahire mu byo mukora byose.